Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahiriza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yacu, Mana y'urukundo, Mana igira neza, tugushimiye ko wandikishije iby'urukundo rwawe. Twemere muri uyu mwanya rero uzuganire natwe, dushoboze kumva icyo ijambo ryawe ritubwira, kandi tubashishe no gushyira mu ngiro icyo ridusaba. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu ni umunsi wa gatatu tuganira ku ijambo ry'Imana rifite umutwe cyangwa se tayito yo kuvuga ku bubi bw'icyaha, ariko turi kubivugaho kugira ngo tubashe kukirinda. Turi kuvuga ububi bw'icyaha kugira ngo tubashe kukirinda. Kuri uyu munsi wa gatatu rero turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yobu. Turasoma ibice 24 n'umurongo wa 19. Ndababwira n'ahandi tuza gusoma. Yobu 24:19 aranditse ngo icyokere n'ubushyuhe bikamisha amazi ya shelegi, niko ikuzimu hagenza abakoze ibyaha. Reka dusome n'ahandi, reka dusome muri Yohana ibice 7 umurongo wa 38. Handitse ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye nk'uko ibyanditswe bivuga. Aya ni amagambo Yesu Kristo yavuze, ngo yavuze yerekeje ku mwuka wera. Aya magambo abiri dusomye, yaba iryo muri Yobu ndetse n'iryo muri Yohana, havugamo abantu babayeho mu buryo butandukanye. Muri Yobu havugamo imibereho y'abakoze ibyaha, ngo nk'uko icyokere n'ubushyuhe bikamisha amazi ya shelegi, cyangwa se kugira ngo tubyumve neza mu kinyarwanda cyacu, nk'uko ubushyuhe bukamya amazi y'urume. Urabona ibyatsi mu gitondo akenshi usanga bitose. Reka tubigeranye na buriya buryo kugira ngo tubyumve mu buryo bworoshye. Nk'uko izuba riva biriya byatsi bigakama, umuntu yaza kuza saa 4 cyangwa saa 6 ntabe yamenye yuko ibyo byatsi byari bitose. Uko niko icyaha ngo kigenza umuntu wagikoze. Donc iyo ukoze icyaha kiragukamura gahoro gahoro, kikakumenya, kikakumaramo ibihe byiza, kikagukamura, kikakumaramo ibyiringiro, kikagukamura, kikakumaramo imbaraga, ugashira, ugakakara, ukumagara neza. Imana yacu tugirire neza. Bene data mu nteze amatwi muri uyu mwanya, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mubere maso ubugingo bwanyu, nanjye ntiretse, twirinde icyaha kuko icyaha ni kibi. Ngo nk'uko izuba na shelegi ngo bikamisha amazi, ngo niko ikuzimu hagenza abantu bakoze ibyaha. Umuntu yakoze icyaha ntakihane, kiramukamura, kikamumaramo ibihe byiza, kititaye ku buhamya bukomeye yari afite. Imana itugirire neza. Hirya rero Yesu Kristo yavuze abandi bantu, imibereho y'abandi bantu noneho bitwa abizera. Abizera ni abantu babayeho mu buzima bimitse Imana mu buzima bwabo, bakora byose nk'uko Imana ibishaka. Ngabo ngabo rero bizeye Yesu Kristo, imigezi y'amazi y'ubugingo ngo itemba iva mu nda yabo. Bahorana ibihe byiza, bahorana ibyiringiro. Ibi Yesu Kristo yabivuze yerekeje ku mwuka wera. Abantu birinda bakagira ubusabane n'Imana, mwuka wera ahora anetesha ubugingo bwabo, bugahorana ibyiringiro, bukahora butoshye, bakabasha no kwera imbuto. Ariko abandi bakoze ibyaha, agakora icyaha gishobora kuba kimwe, ariko iyo utakihanye kiragukamura, n'izindi mbuto zigashira, ukarushaho kuba kahebwe, ugakakara neza neza. Imana yacu tugirire neza. Wowe rero wagize umugisha, nanjye tukagirana umugisha wo gusangira ijambo ry'Imana muri uyu mwanya, ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo ubere maso ubugingo bwawe, uburinde ibyaha bitazagukamura bikakumaramo ibihe byiza. Nawe waba uragize intege nkeya ukagwa mu byaha, gira umwete wihane, ugaruke. Yesu Kristo agutegeye amaboko, aragushaka, arashaka kongera kuguhereza ibihe byiza, ukongera ukumva amahoro mu mutima, ukongera kumva ubugwaneza. Imana nayo ikumbuye kukubona uri mu bihe byiza. Imana ikumbuye kukubona unezerewe mu mwuka wayo wera. Imana ikumbuye kukubona ubasha kwera, ufite imbaraga, ubasha kwera imbuto zikwiriye abihannye. Gira umwete rero uze wihane. Naho purisi utindana icyaha, kizarushaho kugukamura, kigukamure kugeza kikurimbuye. Uramenye wigumana icyaha, banguka. Yesu Kristo agufitiye imbabazi. Ngo umuntu wizera Yesu Kristo, imigezi y'amazi y'ubugingo ngo izatemba iva mu nda ye. Imana yacu tugirire neza. Akenshi usanga ibyaha abantu bakora babiterwa no kutizera Imana. Aha ngaha ndatanga urugero. Umuntu iyo abeshye bivuze ngo aba yizeye ikinyoma ko gifite imbaraga, ko gishobora kumurengera, ko gishobora kumuhesha ibyiza kurenza uko yizera Imana.
wifurije kubaho ukiranuka kuko icyaha nta kiza cyacyo. Wiringire Imana muri byose kuko ari ifite imbaraga, hanyuma ubeho ubuzima bwo gukiranuka. Murakoze, Yesu aduhane umugisha.